ariko nabadakenewe nk'abakozi b'itorero rya ADEPR ariko nk'abakozi b'Imana afite inshingano za gipasiteri birumvikana n'ubundi je ntabwo bantegeka barabizi bazi neza ko nabasezeye ushaka gukora ibintu byanjye rero burya umwana umaze gukura ahubwo mwubakira urugo niba dushyigikira ahubwo dukore n'ibindi twagura ubwami ubwo se kuvuga yuko batagutegeka no kuvuga ko utakigengwa n'amahame ya ADEPR n'amabwiriza je singengwa n'amahame agendera ku mushahara wa ADEPR kukibona umwanya bakire n'abadiyango n'abitwa abadiaspora pastor kuki atagira amafaranga ariko barahara nyine ariko kuki imitima yanyu iri muri diaspora gusa ko bambuze ndavuga ndakubaza nk'umushumba wowe uhagarariye abandi barambuze jewe oya wenda ntabwo mu bintu nkora bibaho by'kwisi bibaho niyo wanyandikiye ndagusubiza nshobora gutinda ko kwitaba ariko navuga ngo sore ndahuze ndakuvugisha ariko igisubizo kiranoroshye no kuri umunyamakuru mbazo bizi niba umuntu ashaka abakire nuko ashaka ubukire nta kindi bintu kumbaza kuko umukire nta bibazo azana azavuga ngo sengera gusa agasiga koze igikorwa umukene gutura gusaba isengesho kagusaba n'amafaranga gusebanya ntekereza ko ntabwo itorero ryabyihanganira kuko twambaye umwambaro w'abapasiteri bo muri ADEPR ubivugaho iki byo kuzakora itorero cyangwa kuzava muri ADEPR ntabyo ugitekereza pastor kugeza uyu munsi bugende bwe ariko abashyiraho ibiciro avuga ngo banzugire gutya ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko ntaho kuri nigeze mbona hari abitwaza ngo ahiye ngo yahubira ngo zana itura kiri mu nzu ariko bamwitaga bamenye rero n'umuhanuzi none biratandukanye nimeke tubwiza abantu kuri kandi nkubwize ukuri jowe abantu iyo umuntu ashyize inda imbere mu murimo w'Imana byanga byakunda akora akoreshejwe n'inda hari igihe unamuhanura urushingiye no kunda kuko n'inda yagushoreye inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana ntabwo twari duherukanye kuyobokamana hari ukuntu agira gutya akagenda akajya kuri shene ye akaba ariho yigumira maze tukamubona mu gihe biri ngombwa kandi tumukeneye ariko n'ubundi ni nabyo byiza harya ya shene yanyu yitwa gutya nangiye kuyivuga ndibagirwa yitwa tubageraneho ubwuzu Imana imbabarire kubyibagirwa ko ni ikosa nagombye kuba mbizi nka password igomba kubizi ko cyane ko muba bifitemo uruhare nawe urimo cyane muri kubayizamura urimo nawe muri kubagira naho ubwuzu se turimo turakora ibikorwa bihambaye ubundi ikintu cya mbere ni channel iriho ibintu by'ivugabutumwa gusa ijambo ry'Imana rihita buri munsi ni ijambo ry'Imana buri munsi tukagira gahunda ubu turi mu cyumweru cyo kwiga ku bimenyetso byerekana ko Imana muri kumwe n'utabifite ibishake Yego twari tumaze iminsi mu masensho y'ukwezi avuga ngo intanga 25 zerekana ko ushobora gutera imbere mu buzima bw'umwuka n'umubiri mu cyumweru gitaha hari umuriro tuzigisha ku itandukaniro ry'amaraso Yesu yatuviriye itandukaniro ry'amaraso kuko harayo mu mutwe harayo mu kiganza ni itandukaniro ry'amaraso ya asanzwe no kuyatandukanya nayo Yesu yatuviriye oya itandukaniro kuko ntabwo avuga kimwe aya hano ntavuga kimwe no mu kiganza ntasobanura no mu rubavu ntabwo bihura no mu mirenge ntabwo bisobanura kandi twigisha buri kintu buri munsi naho cana ikindi ukwezi gushize twagaburiye imiryango igera ku 10 kuko tubagiraneho ubwuzu twasanze babakecuru tubaha ibyo kurya kandi bishobora kumara ukwezi n'igice ntabwo kubaha ibyo kurya bike tubaha n'amafaranga yo kugura amakara hanyuma umwe muri bo turimo turamwubakira inzu ubwuzu rwose turimo turakora kandi ntago dukora ngo dukore fundraising wapi no gukoresha ubushobozi bwacu buke kugira ngo tugire ibimenyetso dukora ubwuzu uri gukora kandi bizakomeza gukora ubwuzu bumaze kubyara na Zoom dufite Zoom yitwa International Players Group dukunda guterana mu mibyizi ko ku cyumweru umuntu agomba kujya mu itorero rye yagenda ndi muri ADEPR igihe byose nakora mbikora ntabwo kunywa na gahunda y'itorero tukajya n'indi groupe yitwa Iriba ry'amazu duviza ni groupe irimo aba diaspora barenga 150 turimo turakora umurimo w'Imana bucece
kandi ibintu byacu ntabwo dukunda ko bisakuza, tugenda gake. Uvuze kubyo kubikora uri muri ADEPR, binyibutse ikibazo nabonye umunyamakuru uherutse kugirana ikiganiro n'umuvugizi wa ADEPR yamubajije, ndeba ukuntu agisubije bintera impungenge ariko kandi dakomeye. Bari bamubaje bati se ati hari abapasiteri bakuwe mu ntabwo ari gukurwa mu nshingano, ahubwo batakiri bariya abapasiteri bamwe bitorero ryavuze ati yirita bari no classe, ndabivuga nti badafite aho bari kuyobora babihemberwa ngo babihemberwe. Noneho baramubaza ati abenshi ko bari gukora amashene, abandi bagashyiraho uburyo bw'amaplatform yo gukora ivugabutumwa, guhura n'abantu, ati aho ngaho ntimuzabifata nkaho babonye muri ADEPR wenda musa n'ababimya gatuti maze bagakorera ibisa n'amatorero online, ibisa n'amacaci, ugasanga bari kunyuranya n'amahame wenda asanzwe agenga ADEPR. Uburyo yagisubije byanteye impungenge, mvuga nti hari igihe bishoboka yuko bazabahagarika cyangwa byazaba ngombwa ko bababwira ko ibintu muri gukora ashobora kuba atari byo. Witeguye ko bibaye wabigenza ute pastor? Umuntu ashobora kubyibaza we. Usiye ku cyangwa ntanacyumvise. Ntabwo acyumvise. Ubundi iyo umuntu ubwiye ngo ni no class, ubundi mu byo kuri guhari abo basezere n'abadakenewe muri gahunda yo kuvugurura no gukoraho no kugira ngo bahindure ADEPR nk'uko tuyifuza. Ntimukabice ku ruhande, n'abatari bakenewe. Ariko n'abadakenewe nk'abakozi b'itorero rya ADEPR, ariko nk'abakozi b'Imana afite inshingano za gipasiteri birumvikana. Hanyuma ngo babikoze babigenderamo, ubundi nk'urugero nkanjye n'ubundi ntibasiza ko ntibari banafite, naragiye mbere. Yego nibyo. None ikikurikiraho akenshi uramutse unyuranije n'amahame y'ivugabutumwa, kuko nta wicara ngo ajye gusenya ADEPR. Niba koko turi mu nzira yo kuvugira Kristo, ni uburenganzira bw'umuntu kandi afite mu gitangazamakuru cyiwe. Ariko nk'iyange yo yashinzwe kera mbere y'uko byose bibaho. Ibyo rero ntekereza ko kumvugizi yarabivuze byo, umupasiteri uzanyuranya n'amahame y'itorero abamo abaryikuyemo atavuze. Ibyo rero kumvikana ko bamuhagarika, njye numva ari uburyo bwiza mu gihe cyose agaragaje ko mu gihe babigira ihame wenda bakavuga ko wabikoze yanyuranyije n'ihame. Igihe ukuntu babikora iyo babonye ko bitari ihame, bazagarura muri systeme, kuko n'ubundi umuntu agomba kubaho. Kandi uko umuntu abaho afite uko agomba kuvuga. N'ubundi agatuti ntago bakatwimyeho. Oya, ntagira ubeshyira abantu. Abapasiteri bicajwe kubera impamvu runaka, baragutumira mu nsengero tugiyeho turakigisha. Ntabwo bigeze baduhagarikira umurimo wa gipasiteri. Njyewe ntekereza ko umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa wese babonye ko adakeneye muri izi mpinduka zikenewe, kikabivuga gutyo, muri izi mpinduka zari zikenewe. Kandi ngewe muri izi mpinduka mpora nzishima nkanazemera, kandi nshimana ko gena nashubijwe ko nifuza ko ino komite igarukaho, kugira ngo ibashe kubaka ibintu yatangiye, tutazahora duhora dusenya twubaka ibintu birambe. Ubwo rero nkiza ko umupasiteri wese cyangwa undi muntu ubikora yagombye kubikora mu buryo butabangamira. Kuko niba ufite cano ukazana nk'abantu bavuga ibindi bintu n'ibindi ntazi ibyo ari byo, kuguhagarika byo rwose ntekereza ko twambaye umwenda wa ADEPR, dufite imisaraba ya ADEPR kabisa, turacyara abantu, turatanga ifunguro, turaterana, twinjira ntawe wambuye upasiteri bwiwe. Ubwo uramutse unyuranije na etike pastorale, ukanyuranya n'amahame warahiye, nibiga ko abafite uburenganzira bwo kubwira ngo hagarika ibyo ngibyo. Ariko rero mu gihe ntanyuranyije n'amahame, ndi kwagura ubwami bw'Imana, ko sinibwira ko bari abarepresentante dufite, bari abavugizi, bavuga ko abapasiteri bakuru dufite n'abanyabwenge, sinibwira ko yajya guhagarika kuhagura ubwami bw'Imana. Icyo gihe nicyo warumbaje gihe nkurasiraho ku ntego rwose. N'ubundi igihe ntabwo bantegeka, barabizi, bazi neza ko nabasezeye ushaka gukora ibintu byanjye. Rero burya umwana umaze gukura, ahubwo mwubakira urugo, niba dushyigikira ahubwo dukore n'ibindi twagura ubwami bw'Imana. Ubwo se kuvuga yuko batagutegeka no kuvuga ko utakigengwa n'amahame ya ADEPR, n'amabwiriza. Nge singengwa n'amahame agendera ku mushahara wa ADEPR, ngengwa n'amasezerano yo kuba pasiteri.
Okay. no kuzajya aho bantumye hose rero ntaho bantumye ariko sinakwicara suri kubyumva ngira ngo birumvikana ariko ntabwo ngengwa n'amategeko ahemba imishahara agenga abakozi ngengwa n'amasezerano ko aho bazantuma nzajya hose rero ntaho bantumye ariko sinakwicara ngomba kuvuga ubutumwa yarumva rero nta kikomeye kiraho ngaho intego ufite niyo kwagura ubwami bw'Imana cyane niko Yesu yavuze mugende mu mahanga yose mukore uburyo bwo kugenda ni uburyo bwinshi nta tike mfite ntabwo nurira indege nta visa mfite ariko mfite kamera mfite mwebwe mfite n'abandi noneho giyo mvuze iki cyuma cyawe na YouTube bimfasha kugera ku muntu uri yo kure numva ubwami ngo barakora ariko ntekereza ko bagenzi banjye bikora ibintu bahimana nta gukora ikintu himana uvuga nabi nibareke gusa twitarura bano bahungu bakozi b'Imana beza bakora ibintu byabo ntekereza ko nuwajya muri izo channel zose n'ibindi byose cyane ko hari ibintu bazanye ngo nugutwika abandi bakavuga ibitari byo bandi ugasanga bagiye gusebanya ntekereza ko ntabwo itorero ryabyihanganira kuko twambaye umwambaro w'abapasiteri bo muri ADEPR niba wambaye rero kugengwa n'umushahara byo ntibihari ko si intonda nta ofisi nta mbaza raporo ubundi uha raporo niwe uguhemba ubwo rero nanjye rero kuba nagiye kuri YouTube nuhubwo umunsi nanjye natangiye kujya nyikorera nkajya raporo niyizamenye umuntu agomba gushaka kuntabaho ikindi bagomba kumenya abantu batinze bakora umurimo mu rusengero uyu munsi se ntari bwige ntari bucuruza arakora gute se ntekereza ko amayira yose umuntu yabaho atabangamiye icyo navuze amasezerano yarahiye mu itorero atabingamiye inyungu z'igihugu atabangamiye abantu bose sinibwira ko bari abantu n'abanyabwenge ntago bakora ivyo bintu ariko warenga ku mahame kumuhagarika nabishyigikira warumbaje ngo giye babikoze nige ntago nzarenga kora ayo mahame rero okay ariko baramutse biyenjeje bakagaragaza yuko bavuga ati ntago tubyumva nzicara nk'umunyamategeko mbabaze ngo mushingira kuri iyi ngingo yes mushingira kuyihe ngingo icyo gihe naho duhurira mu itegeko kandi igihe bazi neza ko ntabwo byo babikora kamera nge niko nibyibwira ariko umuntu wese ucyambaye umwambaro w'itorero rya ADEPR umuntu wese utarasohoka mu itorero ngo agende igihe cyose yakora inyuranije n'amahame n'imihango n'imigenzo tugenderaho ajya ku ruhande akajya kwiga nuko mbyumva hari abantu benshi bajya bakubona kubera ubwenge ibitekerezo byiza ubufite ndetse n'amashuri warize bakagufata bakakubona bakabufata ADEPR nkaho igupfusha ubusa bigatuma batekereza ko ushobora kuzashinga itorero cyangwa ukava muri ADEPR ugashaka irindi torero wisumetaho wenda ukabona uburyo bwagutse bwo gutanga bino bitekerezo byawe bitewe nuko ADEPR umuntu avuze ngo ntabwo mubo yabonye ikeneye muri izi mpinduka nturimo kuko nawe nubwo wari waragiye ariko byarashobokaga ko bakugarura kuko hari abagarutse bari baragiye ubivugaho iki byo kuzakora itorero cyangwa kuzava muri ADEPR ntabyo ugitekereza pastor kugeza uyu munsi nta n'impamvu mbona yo gushinga itorero ubundi wagombye gushinga itorero ugiye gushaka igisubizo cy'ikibazo gihari uyu munsi ndarishinga shaka gusubiza ikihe kibazo bundi unyumve ntabwo gibanyirengagije bayide ko narakoze nubatse isengero ku Gikongoro nazubatse hari hose mfite ibikorwa nakoze n'uyu munsi barantumira narabwije ndacya ntago bamfushije ubusa ahubwo no kubabonye yuko yenda urugero ndimo muri izi mpinduka ntabasha kumacingana narwo kuko hari burya hari umuntu karakterize sitemera ibyo bintu cyangwa bitanashobora gukunda noneho nge ngo nzashinga itorero ubundi nibaza ko umuntu wese washinga itorero abashaka gusubiza ikibazo gihari nikiramuka nkibonye nzarishinga ngisubize ariko uyu munsi nta kibazo mbona cyabintera icyambere ubutumwa bwiza buravugwa hose noneho ndajya kubwira se ngo nagura ubwami bw'Imana nibara ngo bavuga umva uko bimeze rero ugasanga n'ubundi ntacyo urimo ukora andi matorero atakoze nuvuga ngo bavuga ubutumwa rirakwiriye abantu barabwiriza ubutumwa buza mu magereza ndajya gushinga itorero ngiye gusubiza ikihe kibazo kiri ku isi kitashubijwe n'amadini yambanjirije ahubwo giye nzakorana nayo
sinzi kubyumva buriya yego ndabyumva nuvuga ngo kugira uyu munsi kuko buriya gushinga idini ubundi ni nk'ibintu nka bitatu akenshi birigenga icya mbere kuba ari ugusubiza ikibazo gihari gishobora kuba ari ikibazo cyawe bwite cyangwa ikibazo cya sosiyete uyu munsi sosiyete y'u Rwanda urashinga idini ngo ryitiriye rigire gute risubize iki kitashubijwe aho ngaho urumva nibyo ubwo ro ingingo ya kabiri kuba ari ugushinga idini ushaka gusubiza ikibazo cy'ubukene ufite njye icyo gihe ntabwo ndakibona sinzi uko nanakize kuko burya gushinga idini atari ubundi bari icyubahiro amafaranga n'ibindi bintu runaka ese buriya hari n'abashinga amadini bashaka gusubiza ibibazo by'ubukene byaba ariko byabo ibyo rero ariko ubwo ntibaba bari gukorera inyuma y'ihame rya Yesu mbona hari ikintu njya umuntu yagombye gushinga idini ku urwego rwo gushaka icyubahiro ubutunzi ntekereza ko ubundi nk'umuntu umunyamafaranga iyo ashinze idini aba ashaka icyubahiro nibyo ashaka ko yitwa dadi mushumba reka biriya ntirahenze kuba mushumba ni ikintu gihenze uzi guhera muri ekore de dimanche ukajya muri korali ukazagera hejuru uwo ngabo ashaka icyubahiro ngo kuko nta cyo hakaba n'undi ushobora kurishinga agira ngo abone hakura wa mugati hakaba n'undi ufite ubwo buryo njye ntekereza ko kugira ngo shinge idini nagira kabine y'amategeko ko ndabyemererwa nibura ngafasha abanyarwanda kubaburanira so rero ntibagire impungenge nta muntu narwanya nta n'umuntu nagumura shyigikiye ibyo bakora kandi no kujya gushinga idini ntabyo nashobora pe mbona ntabishobora ariko si uko ntafite izo mbaraga zabyo ahubwo ni uko mbona nta gisubizo ngiye gusubiza gihari nta kibazo ugiye gusubiza nta kibazo mbona ni ikihe gihari se ibi nyo gushaka kugumura abantu kandi wagengera n'ihame njya ntinya nkubwire kuba uyenda tuvuge ndumwe uti hari ahantu hataragera ubutumwa bwiza najyayo ariko kuba ugiye gucimbura itorero ry'abandimo kabiri ukati nimuze munyegere ubu uri musenya ntabwo uri mukora ivuga butumwa cyakora mu Rwanda ugize aho ndangira hataragera ubutumwa bwiza umubwire ngeyo ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane wenda tuva kuri ADEPR hari ikintu umuntu yambajije arabaza ngo ni ukubera iki ADEPR yagiye igaragaramo ibintu by'ibibazo ikabamwe amagambo abayobozi bayo bamwe bakavaho nabi imbere y'abakristo ariko ukabona abakristo b'itoro rya ADEPR aho kugenda ahubwo bakanamba kuyibaho cyane ndetse bakaniyongera pastor nkawe umaze igihe w'inararibonye mw'iri torero ubona ari ukubera iki ADEPR bamwe ibibazo byinshi ariko abakristo bakayinamba twebona tugenda twego bona tugenda naho mujye baragukubita ukagaruka bakakwandikira ugenda ukagaruka biterwa n'iki buriya pastor ikintu cya mbere itorero ryacu genda ishimira bigishije abakristo no kumenya Kristo apana kumenya umushumba w'itorero no kuvuga ngo mu bintu bakoze babwirije ubutumwa bwiza abantu babereka Kristo urimo urabyumva bamenye ubwiza bwa Kristo bamenye ubwiza bw'Imana noneho biga gutandukanya ibintu bitatu bazi gutandukanya itorero umushumba n'ubuhamya bw'abakristo na Yesu Kristo ibyo rero bituma ntawe ushobora kunyeganyega kuko abantu bariyongera kubera iki barigishwa ntago bashingira kandi ikindi muri ADEPR nubwo haba abahanuzi benshi ariko nta hantu badashingira ku bahanuzi burya muri ADEPR igira abahanuzi benshi nabo utanazi barahari ariko itorero ryacu ntago rishingira ku buhanuzi rishingira ku manama n'imyumvire noneho kubera ko umuntu yigishijwe bo ntibabona itorero mu muyobozi uriyoboye abona itorero ku rutare kuri Kristo Yesu ariyo mpamvu mbere ariko ntekereza ko bitinde bitebuke izo ntangagaciro zizavaho tukubera iki zizavaho kera bigishaga umubatizo amezi 6 ku buryo umuntu yasohoga mu banyamubatizo ubona uhitaza umubwiriza butumwa ukabona uzaba ugasanga batangiye kumenya impano ukiri mu iki kwigira umubatizo uyu munsi barabatiza abamezi 2 bakabara niyo bagiye so bigaragara ko mu myaka nka 20 iri imbere bashobora kuza baratenebutse bisaba ko ubwo cyo nagira inama abashumba banyumva yego nicyo nangiye kuvuga basubizeho za nyigisho kuko uyu munsi ibi nakavuza nakabibwira iyo nkwiye kubibwira ariko uzasanga ubundi kera wasanga ari mwarimu uzigisha cyangwa pasiteri uyu munsi ni abadiyakoni ugasanga nta bundi bumenyi afite
nigeze gusanga umuntu w'amigisha inyigisho z'umubatizo ubwo waburandya ndahagarara umwana we atari ko se umwana baza mwarimu atari ko kutubwira ngo arabwira ngo se ko Yesu yari Imana yarariye ngo Yesu ko yari Imana yarariye cyangwa yaronse umwarimu aravuga nako umuntu barashyize se umwarimu ngo Yesu ntigeze yonka amashereka ya mama we ubwo ngo nahise mpagara navuga nti narukiye no mushumba wa paruwasi ninde wagushyizeho ngo ni Pasiteri birasaba ko rero kugira ngo bubake ibintu bari abasaza batangiye mbere ubundi itorero rya ADEPR ryaga rishingiye ku nyigisho shingiro ariyo mpamvu icyacu mutakimwigisha kizi akirya kizi akagitanga ari uko yabyirengagije bakatwigisha gusenga tukiraho hasi rero uyu munsi ni amezi buri kwezi kumwe barakwinitse umuntu akabaciyeho aho rero bazabihomberamo kongera gusubizaho inyigisho shingiro kabiri kongera gusubizaho umubano kuko ingo nyinshi zatangiye gusenyuka ko takigisha umubano neza nari ngiye guhita mbihinguka ubwo ndashaka mbihurize hamwe nge ni inama mpitorero ryanjye nkunda kandi ni ukuri pe genda uraza kongera kukibaza mu bundi buryo bwawe bwiza ukuvuga ngo nubwo yenda baharienda sinibaza ko ibyo twananiwe twari benshi bizashoboka noneho batakiri benshi ariko nabo bazitabaza tuzabijyamo ntacyo bidutwaye ariko kuko iki twiyambuye inshingano ibi mvuga ngira ngo bashobora barimo baranyumva cyane ugasanga neza umubatizo ntawo ntibiza ariko twavagamo uzi ko kira twasibizaga uyu munsi nta muntu basibiza hari uwatsindwaga ugasibira kandi ugasanga ni ishyaka ryiza umuntu akiga kwihugura bibiliya ibyo bamwigisha ku buryo ngazajya kubazwa kugira ngo abatizwe ikindi cya kabiri école de dimanche yagiraga abarimu uyu munsi bijyamo ntabwo abizi umwana agira ukuntu yagiye yakarezwa sobanura ugatuma n'itoro rikura ku buryo abantu batirirwa bareba neza Imana mu muntu ntabwo bareba idini mu muntu bareba idini ku itorero ibyo rero nizo nshingano zikwiriye niba zikomeza bizakomeza muri ubu buryo kandi twe ntago dutura Imana bitandukanye n'andi matorero we wakubwira ngo jewe bakubwira ngo Imana kandi ikintu badushinja ngo ntago tuzi kwita ku bakozi muri ADEPR twe dushyira mu rusengero Imana ikamenya twe ntitugira abadadura bizi tugira abadadi ntitugira abamami tugira abapasiteri batandukanye bityo bigatuma abantu bagenda bakomera na kwa guhora batwimura buri munsi yego okay ngira ngo n'ibintu byumvikana wenda iki ngiki uvuzeho reka wenda ntitukivuga ku itorero rya ADEPR gusa tuvuge mu madini n'amatorero muri rusange ibi bintu byo gutesha agaciro ziriya nyigisho shingiro hari igihe restrictire zabagaho mu madini n'amatorero ugasanga itorero ririgisha abantu bagiye gushyingirwa amezi 3-6 mbese ukabona ni ibintu bahaye agaciro akaba hari pasiteri ubikurikirana ariko ubu ngubu ukabona no umudiyakoni wenda nawe wandwananiye n'ubundi cyangwa bapfuye gutorura aho ngaho udafite ubumenyi kugira gusa ngo bumve ko umuhango w'itorero wubahirijwe byaba bifite aho bihuriye n'amakimbirane agenda yiyongera mu ngo kandi no mu ngo z'abakristo kabisangamo cyane ubundi cyo nicyo gisubizo wagombye kubona gikomoka mu kuba abantu bararetse inshingano ubundi wagombye kuganiriza abantu ubundi ikiza kiriho usibye amatorero yose twizanye ukuri nta mushumba ntera amabuye aho asengera hose abantu twaburiye umwanya abantu batwizeyemo umwanya turawaburira yego bityo bituma rero ibintu ndisiye ko ntibiga neza icyo ni cyane ntibakurikiranwa none ukora kudakurikiranwa no kwiga ngo bigishe uzi ko bigisha umuntu umubano ku wa kane azagirwa ku cyumweru ariko hari andi madini amwe agisaba amezi ajya biga inshuro enye bakiga bakabwira uko urugo rwubakwa kuko buriya kuntu abagiye gushinga ingo yewe bajya bibeshya ko umuntu agiye kubana na marayika undi akabana na Mikayeli reka nta mutagatifu mu rugo urugo ni ishuri ritarangira niyo upfuye abo risigiye masigara baryiga niko bigenda hari gihe abantu beshya ngiye kurongora umutagatifu mu rugo nta mutagatifu nta n'umumarayika uhaba ahubwo mu rugo no kwihangana kubera ko twaburiye inshingano njya ndeba nk'urugero dufate muri leta hahora amahugurwa hahora amanama ukumva basuye amafaranga mwegere tubahugure ariko uyu munsi uzasanga impuguro nyinshi z'abubatse no kubaganiriza ahubwo ni impuguro z'ubwitange abantu bakabizinuka iyo ushyize amafaranga imbere utakaza abantu ushyize abantu imbere nayo mafaranga urayabona ariko bashyize amafaranga imbere babura abantu rero kuba twaraburiye umwanya abo bantu bose reka nanjye nivugemo
ugasanga niyo mpamvu usasanga wari n'ikindi kibazo utashatse kumbaza umuntu abura inama akajya kuzishakira no ku wundi utazifite cyane agashaka bamuhanuzi bititije ati tawo iravuza kikunkumura akabara kubeshya ati umugore si uwawe ntabwo wawe azaza kubaza ubyaye abana bane ngo si uwa undi ati iravuza ati iravuza ati ahubwo Imana iguhaye undi mugore mushinde umuntu agasengera kuwapfa ibintu bibitanabaho bisaba n'ikintu ngo n'ingaruka z'uko abayobozi b'amatorero baburiye umwanya abo bayobora. Cya kabiri kudashyiraho amahugurwa ya buri cyiciro. Yego. Buri cyiciro. Kutita ku byiciro. Ibyo ntabwo bigifite umwanya rwose. Ni icyiciro cy'abagore nk'urugero ati abagore bazasenga basanga hari abagore bane bikurwamo imbaraga nabande kwanza ako ngiye ugasorezaho bikurwamo imbaraga na twebwe upanze ibintu ntubigiyemo nta kintu umuyobozi yajyamo ariko ibyo uko haboneka hose ari kubaka mu buryo bukwiriye wa muntu aboneye gahunda bitume mu ngo haba amahoro. Naho bundi niturekera abana njya mbona hanze aha ati mbonye umuyaga mbonye ikirere ati iravuze ngo ki pereze iyo modoka iravuze barahari abahungu barahari kandi pe bagakoresha n'imbaraga nyinshi bakanakanga cyane ariko kubera iki ntitwaboneye umwanya intama zikeneye ko tuzumva ko nakubura arahamagara undi muntu ahita mwaka n'ituro. Ibyo rero ni igisubizo cyiza navuga abayobozi nibongere bubake umuryango neza nkuko abandi bagira imiryango remezo bakagira ibindi bintu nabo nibagerageze bashake ya matsinda umuntu bamugereho amenye uko umusore yakuze amenye uko ibintu byabaye basobanukirwe ikintu bega bo bugwa neza n'umwanya wabuze nta kindi. Ngira ngo harimo inama nyinshi zikomeye cyane kandi byadufasha kugira umuryango mwiza umuryango ukomeye kandi uteye imbere. Erega yewe burya umuryango ni ishingiro ry'igihugu ni ishingiro ry'itorero. Iyo shitani ashenye umuryango abashenye ibintu byinshi. Wango cyagiye umuryango usenyutse abana bazajya ku muhanda cyaterambere ripfe ryangiritse. Ubundi uburyo uzarebe n'Imana naho zindi mu kiganiro ahantu hamwe kuri ahantu hamwe gutyo ndabwira ubundi umugore si icyifuzo cy'umugabo ni icyifuzo cy'Imana yizaniye. Yarivugiye ngo si byiza ko umuntu aba wenyine irabikora nyine iramurema. Nayo mpamvu burya nawe wicaye kikagera ntihanaze n'uwo wakundaga ariko Imana yazanye aho ngaho. So ruvuga ngo si byiza ko ari icyifuzo Imana itangiza umuryango muri Edeni. Umuryango ni fondasiyo y'igihugu ni fondasiyo y'itorero ni na fondasiyo y'iterambere kuko kera tukiri abasore twirariraga aho tubonye tumaze kugira urugo uyu munsi hari ubuzima bwahindutse. Yemaze kubona ko umuntu amaze gukora ubukwe akagira urugo ubuzima bugira gute burahinduka. Uvana ngo nto cyagihe urwa rugo iyo ruri hamwe rwubaka igihugu ruri hamwe n'abana biga mugakorera hamwe rukubaka itorero mugasengera mu rugo n'iyaserere yo mu rugo byose bigahera mu rugo bityo bigatuma n'imirimo igenda neza ibintu bitunganye. Rero iyo satani ashenye umuryango abarimo agenda yangiza ahazaza abana bacu bari imbere. Niyo mpamvu umuryango wagombye kuba ishingiro ryo kwitabwaho. Ibyo byose rero burya dufatanya na leta ariko uruhare runini burya n'urw'itorero n'abashumba mu kubaka sosiyete itajegajega dushingiye kubaganiriza no kubaha umwanya no kubaha inama. Yego. Pastor uvuga yuko hari abashumba bamwe intama zabuze kandi bitwa ko bazishumbye. Turahita tugaruka cyane cyane ku bapasiteri cyane bayoboye amadini za ministeri zitandukanye usanga abakristo babo bivovota avuga ati umushumba twaramubuze umukene ntahabwa umwanya ugasanga umuntu amaze amezi abiri ashaka umushumba we yaramubuze. Swati nuhamagara umushumba utabwiye ko umushyira icya 10 kujya kumushyiriye amaturo ntabwo uri bumubone. Abo bashumba ntabwo baba bari kwica ihame ryo kwitwa abashumba by'icyitiriro nyamara bakababaza intama. Hari abantu n'ukuri tujya tuganira bakavuga ati hari twaramubuze uramuhamagara yakagusubiza nabi bagasuzugura bitaye ku diaspora gusa intama ziri lokale nta gaciro zifite hari nk'umuntu waherutse kunsetsa arambwira ati nahamagara umushumba icuro nyinshi yanga kunyitaba ati ageraho mbonye yavugiye kuri social media platform ze yuko hari igikorwa agiye gukora keneye abantu bamufasha aravuga ati none se mushumba amafaranga yo kugutera inkunga ndayakura
nayanyuza he byagenda gute ko nagiye mbashaka kenshi mukambura. Ati yagiye afata telefone aramuhamagara, ahita umushumba ahita amuhamagara ati yo ntama yanjye n'ukuri muntu w'Imana, ati dore aho wanyuza byagenda gute. Undi nawe arambwira ati nanjye cyo koze naramuhimye kubera umujinya, ati mpita nohereza kuri mobile money 1000. Kandi ubushobozi yaranyizeyemo yumvaga ndi bukora ibitangaza kubera mbikora by'agahimano ngo mwereke yuko kunye mu mwanya ari ikibazo kandi nimushaka. Niki ibyo bintu niki wabitubwiraho, cyangwa niyihe nama wenda watanga ku bashumba nk'abo ngabo bigiza bibone bigize abanyagasuzu badashaka kwita ku ntama kandi nyamara bagashaka yuko bahabwa ibyubahiro bya gishumba, birirwa babeshya abantu gusa bakigira batagatifu, baba bari kuvuga kuri kamera ukabona ni intyoza reka ukabona baragize, nyamara abana nabo barahishe. Ubwo ndabivuga ku mpamvu nyinshi mu by'ukuri z'amarira y'abantu nyumvisha. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza ushyizemo n'amarangamutima menshi byatumuranye, ariko njye ntabwo ngisubiramo amarangamutima ndi kuvuga ni nk'aba bantu babimbwira bari kubaza. Ubundi urabona iyo umuntu yiswe umushumba akenshi hari igihe itorero rimukurana, ntabwo abantu imbere bose babasha kubageraho, na telefone ntabwo babasha kubitaba, ahubwo ikibazo kiba cyarabayeho ni ukwirundaho imirimo batazashobora gukora. Igisubizo nguha nicyo muri Bibiliya, kuko ngo na Mose niko yari yarabaye mu 600 bose akabacira imanza, ngakirirwa ifuro ryaje ku munwa, noneho ngo sebukwe utari no mwisiraheli aramuri batari ko nkubwire Mose nta kizakubuza gucogorana bano bantu, ahubwo shaka abagabo babizerwa, bamwe bashinga 1000, abandi 500, abandi 100, abandi 5, abandi 4, gutyo ugimara kubashinga gutyo, nurangiza wowe ujye ushyikirizwa urubanza rukomeye rwana n'iyabo bose. Ariho yahise atora abantu 72 uri murabyumva, amaze kubatora ngo abaha ku mwuka yari afite, Imana yenda ku mwuka we. Urumva bagiye kuyobora deja bafite ibyiyumviro n'ibitekerezo cyangwa iby'umushumba wabo, aho kandi agirwa inama nande n'umumidiyani. Ikintu kica abantu kica babikora muri babana hari bwo kuba bari barako ntabyo nzi, ariko bashobora kuba bahari, ariko kuba bahari byo nabwo sinabihakana. Nanjye nzi neza ko hari abaguhamagara babuze kwitabwa n'abandi. Yanjye yarigeze no kumpamagara ati nanjye cya 10 ndanamubura kukazi ko ntacyo nabona. No kuvuga ngo icyo ndimo nganiraho hano nkushaka gusobanura, bananiwe kwikuraho inshingano. Twe mu masomo turimo twiga muri theology haravuga icyo bita kwiyambura no kutoza abazagukurikira. Ibyo rero utabikoze mbere abantu bakubana benshi, bamara kukubana benshi ugashaka ugahita ugwa mu mutego ugaragara muri Ezekiyeli ibice ntibuka neza, havuga ngo bazabona ishyana bungeri batoyemo intama zibyibushye. Sinumva ahantu bazabona ishyana bungeri batoranye intama mu zibyibushye. Nashyigiye kubera ko atari bubashe kugenda ngo agere ku kintu kigereho cyose neza, bizamusaba ko hagiramo inyamibwa. Hari isengero usanga bagiramo intebe z'abakire, kandi nawe urabizi ahantu mu kirere ari abona ijambo atiri warisaba. Ibyo ntabwo wabitindaho, uko wakira abakire hari icyo bisobanuye, nuko nawe ubukeneye bwa bukire, ariko ibyo byose bikazaba urubanza ku muntu. Rero bagombye kubonera umuntu umwanya bakaza SMS bagapanga uburyo bashobora guhura. Nuko njye mbyumva. Abakristo nyine babuze abashumba no kwihangana, nicyo nababwira. Njyewe ntekereza ko barababuze byo, barahari bababura, ariko akenshi na kenshi ahubwo wakwibaza ngo kuki babonera umwanya bakire, kuki babonera umwanya bakire n'abitwa abadiaspora. Pastor kuki atagira amafaranga, ariko barahari nyine, ariko kuki imitima yanyu iri muri diaspora gusa? Ndakubaza nk'umushumba wowe uhagarariye abandi. Barambuze yewe. Oya wenda ntabwo mu bintu nkora bibaho by'kwisi bibaho, niyo wanyandikiye ndagusubiza, shobora gutinda ko kwitaba, ariko navuga ngo sore ndahuze ndakuvugisha, ko gihe hari impamvu mbikora, kandi iyo mpamvu ndanayizi. None se pastor, kuki wenda wese urimo, kuki imitima y'abashumba benshi ihanze amaso intama zo muri diaspora, izo Yarakaye bakaba barazikuyeho amaso,
kubera ariko igisubizo kiranoroshye nuko uri umunyamakuru mbaza ubizi niba umuntu ashaka abakire nuko ashaka ubukire nta kindi bintu kumbaza kuko umukire nta bibazo azana ngo sengera gusa agasiga akoze igikorwa umukene agutura gusaba isengesho kagusaba n'amafaranga ni ikintu cyoroshye utagomba kujya kure ngo ushakishe ibyo birasobanutse iyo ushaka kwitaba abakire na diaspora nuko ubukeneye za finansoma zibaturukamo ariko iyo umukene aje umuha isengesho ukamuha n'icyo kurya ubwo rero byo ni ibintu byumvikana ni hame riza mu buzima kandi rimwe na rimwe kugenda umuntu yiyibagiza umuhamagaro aniyibagiza n'icyo yari hamagariwe gukora kandi birazi ko biranavuze ngo umukene hararahinyurwa mu migani ngo umukire ngo ntawamuha ijambo araryiha ariko umukene w'inyangamugayo ngaruta umukire ngo w'ikigenge ubwo rero by'ukuri iyo ni imitima yerekana ko ese abashumba bari gushaka iki ni ubugingo bw'abazajya mu ijoro cyangwa niyo mitungo naho mbifungiye ibyo rero bigatuma abantu bababurirwa umwanya ariko inama nziza nabagira nibaho abantu umwanya kuko iyo abazamuye yanabamanura ubundi wenda hari ikintu umuntu ashobora kwibaza ahagaha uvuze ku icyo cyo kuzamuka no kumanuka ubundi uko umushumba agenda atera imbere mu cyubahiro ngira ngo nibwo yagombye kwemera kuba umugaragu w'imburamumaro no gukorera abashinzwe kuyobora ariko se mu gihe umaze kubona ubaye icyamamare uravuga rikijyana reka amagambo uvuga rimwe na rimwe ngiye hari n'abashumba njya mbona nkabona bababwiriza amarangamutima yabo gusa ngo kuko bazi gusetsa abantu ngo kuko bazi kwiryagagura cyane bakumva ko bakoze ibitangaza ariko babashakamo n'ijambo rizima rihembura ubugingo ntupfe kuba waribona ariko iyo umushumba uko ubundi uko umushumba yarakwiye gutera intambwe mu gukomera niko yarakwiye gusiga intama inyuma cyangwa ahubwo yarakwiye kujya yazikorera dore ko arizo ziba zanamukomeje dore ubundi icyo twita the great mission cyangwa se misiyo nkuru ya Kristo mu isi yabwiye intumwa ngo nuko mugende mubwiriza abantu bose ibyaremwe mubwiriza ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa sibyo muzamwishe kwitondera ibyo nababwiye ubundi iyo niyo misiyo nkuru dufite mu isi twagombye gukora turimo turajyana noneho iki gihe kuba umuntu yakubwira ati ubundi we uburyo arimo yigishamo rya jambo rye kuko niwigisha amarangamutima yaravuze ngo twigisha abantu kwitondera ibyo Kristo yatubwiye uwigisha amarangamutima ye nuko aryo atanamenye ubundi gihe cyose wereka abantu ko hari n'uwo numvise ejo buvuga ngo we ngo ntakira amasengesho ngo ntakira umunyamasengesho ngo we yabaye isengesho ubwe tutimagine nk'ijambo nk'iryo arasaba abantu kumusenga oya simbizi ntabwo ndi bubijyeho yaravuze ngo we ntakiri umunyamasengesho ahubwo we yabaye isengesho hari n'uwavuze ngo ntabwo agisaba Imana ngo ihe abantu umugisha ahubwo we asigaye atanga umugisha urumva uwo muntu atikuyeho Imana irabuze mu bintu bye kandi ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ngo mujye gusenga Imana mushaka imigisha ahubwo mwe ndi muze njye ntabwo iyo umuntu anjeho ngo ashaka umugisha sinirwa nsenga Imana ahubwo ngewe ntanga umugisha ese ubwo nk'umuntu uvuga gutyo koko mu by'ukuri pastor uwo ni umukozi w'Imana mu by'ukuri cyangwa babyita umuhesha w'umugisha ntabwo byita gutanga umugisha utangwa n'Imana umuhesha n'ugusabira we yarabyatuye rero avuga ko we atakiri ariko ijambo ryoroshye muzamenyera ku mbuto zabo very simple ku mbuto z'umuntu utumenya ugomba kumukarasa ariko uko turushaho gutakaza abantu kutabageraho niko bazagenda bahura n'ibibazo byinshi cyane hanze ahangaha bibuka ko Kristo yakoze ikintu gikomeye aravuga ngo naheba ngasiga intama 99 nkajya kuzana imwe nkayishyira ku rutugu nkayizana rero iyo utagiye kugira ngo batarure niho usanga abakristo umwe yabyutse yarayahateje ndahavuye njyana ugasanga umuntu yabazera mu madini yose kandi nta mpamvu ko yabuze abashumba rero iyo umaze kwiyambika icyubahiro cy'Imana dore ko ibyica bavuga butumwa n'abakozi b'Imana ntabwo ari ibintu byinshi burya twicwa n'ibintu bitatu gusa ntabwo ari byinshi burya akenshi ni amafaranga ni ibyubahiro abandi bakazira n'ubusambanyi
kuko uwakize arasambana agakora ibindi bintu bitari bibayeho kuko hari ibintu bimutunguye kandi nawe twumvikane umuntu avuye hasi nta buzima ageze kuzama buri hejuru atateganya iyo apoje yo kuzamuka ubwayo atagiye aca kuri za esikariye ngo yitondere rega biri abantu bavugana n'abandi bose twabivuga buriya uzi ko natwe ari amagambo meza tuyafite buriya kuba kaza ugatwuti ni muze use nkubwiza ukuri rimwe uzahamhangane tujye ku gikongoro cyangwa wajye ntari urebe ibikorwa twahakoze ko ntawo biririmba ko ntuye muri Kigali nakujya nagiye nubaka insengero hose ko ntacyo nakubwira suko dafite iyo twavuga ngo tugaragare ko tubivuga nabo twasingiye bakabyara barahari tubiririmbe umukozi w'Imana ntavuga ibintu byakozwe kera ahubwo harubwa ngo giye ngo ntagurukije umuntu ufabana n'ubumuga kandi agasanga azive mu rusengero bari mu tugare nabazuye rero niba twaratangiye umwuka w'Imana ari muri twebwe umwuka w'Imana akadukoresha ibikomeye twaraza tukita ko twabishoboye umwuka agenda gahoro gahoro niyo mpamvu ntureba ko ngugende hano bene abo bantu barazima bitinde bitebuke barazima kuko Imana niyo idukoresha iyo utangiye kuyisimbura ugashaka gukora ihita igusezeraho rero mu magambo make nigarukire kuri ijambo mbwira abavandimwe niba banahari ko hariho ntago babura nibibuke kwigisha abantu kwitondera ibyo Kristo yasize avuze ko dukwiye kubwira abantu tubaho umwanya nuko ngiye mbyumva ese pastor tuvuga kuri ibyo nibwira yuko nko wavuze gutyo ko atagisaba Imana ngiha abantu umugisha ubwo wawutaga yaribeshye abakristo babyumve bari kureba ikino kiganiro iyo mvugo ntabwo ariyo yaribeshye noneho ubundi hari umuntu ukuraho undi muntu inyatsi na karande ibyo hari umuntu ubikuraho undi tekereza ko ntawe nose ubivuga ko abikora ababeshya ubwo afite ubushobozi afite ukuntu Imana yamuhaje ntabizi ko icyo nibuka cyo kimwe ubundi ikintu bakora bo mu bintu nize bya counseling ko nayizegewe no kuganiriza abantu ubundi buri muntu agendana urufunguzo rw'ibyo mu mufuka nuko abataza aho rubitse kumugira inama ubusa nk'umwereka ko afite urufunguzo muri we burya umuntu ubwe muri we yifitemo ikizamurengera iyo rero gusanze ukamusengera ukamugira n'inama ni to find a key no kumwereka urufunguzo ariko buri rufunguzo rwanjye twiko ndushyize mu gufure bitakunda buri ngi rwanjye cyo gufungura umujyanama mwiza nushaka gukuraho abantu imyaka ikintu cya mbere akora we nuko aragusengera ariko abanza kubaza uri muranyumva none arabanza akakubaza ukajya kumubwira ku isoko y'ikibazo ukamubwira ko utamubwiye amakuru ntiyamye uko nabigenza wamara gukora iyo ntuze yose deroma y'ibyakubayeho yamara kubyumva n'iki byose kuko ikintu cya mbere iyo uvuga ubugenda ukira ko twemeranywe ibintu bitatu akanwa gahikavuguruza kandi kanwa murabyumva igicaniro gikurwaho n'ikindi wibuke ko igicaniro cy'abahanuzi ba Bayali na Shera mu gihe cya Eliya cyasimbuwe n'igicaniro cya Eliya uri murabyumva ituro naryo rigasimbura irindi nuvuga ngo uburyo ibintu bikorwamo ubwo se n'ituro ryo gutura umuntu cyangwa n'iryo guturanza sobanura ibintu ndashaka sobanura ibintu ntabwo utura umuntu urumva neza ikintu kiriho ahubwo nuko abantu bayifata akabisanisha n'inyungu zabyo ariko nimo ndakubwira ukuri akanwa karavuma akandi kakavumura nuvuga ngo imvugo mbi ikurwaho n'imvugo nziza ubwo yose akanwa kukanwa n'ubundi kabiri igicaniro kibi cyabaroza n'ibindi byakoraga uhagira icaniro cy'amasengesho ntabwo ikosa ribaye noneho ryaturo bavuga rimwe bashyiraga abapfumu hepfo iyo ngiyo bakarishyira abantu baraguza bajya kubitwara icyo gihe nawe ararifunga akaritwara mu nzu y'Imana ariko uyu munsi bariha ngo bagiye kubakuraho ibyo bintu sinzi uko byumva cyo shaka gusobanura none se hari n'abakuraho ibyo bintu bakadetermina ngo umubare w'amaturo ese umuntu yaravumwe yaratuweho ibintu bibi yarafite izo inyatsi n'izo karande nyamara akaba ari umukene mu bifatika ariko ari ashaka ubwami bw'Imana no kubohoka ese uwo muntu azazira yuko ibyo yakorewe byatanzweho amaturo akaba ntayafite iryo ni ihame rivuga yuko kugira ngo Imana ibohore umuntu waboshywe watuweho ibintu bibi batanzeho wigeze ujya mu bapfumu wenda agatanga ayo mafaranga biramusaba yuko
kugira ngo ubwiza bw'Imana bumanikire ari uko agomba kubanza gushaka amafaranga. Ibi bintu nkubwire Joe ni ikibazo gisa nk'ikigerekeye hejuru y'ikindi. Akenshi ibi bintu bishingira ku myumvire y'ababikora n'ababikorerwa. Ariko by'ukuri twemere ko Kristo yarangije byose ku musaraba. Ariko hari n'igihe uganiriza n'umuntu ugasanga ubwe nawe ntiyari yisobanukiwe. Bivuga ko tumo tujyana hariya rwose umuntu wakamatura numva yagombye kubyihorera. Ahubwo wa muntu yasengeye niwe wakamenya agaciro ko icyo gikorwa. Akamenya agaciro kabyo batigenda akora iki niki. Ariko nkubwiza ukuri ubugingo n'iterambere ntibizanwa n'amafaranga. Hari inzira bicamo, hari gukora, hari gusenga, hari n'ibindi. Ibyo byose rero bishingira ku nyungu zihishe. Yego, inyungu zihishe utamenye, zibitse ahantu utamenye, zibitse ahantu utari. Ariko abantu baca ibiciro bakavuga ngo uragira aya n'aya n'aya, abandi bakikopesha. Sinjya nkunda kuvuga abantu urabizi, ariko umuntu ubikora imigenero ntabwo ari mukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko na Yesu yabwiye umugabo wari warahumanutse, aramubwira ati genda wiyereke umutambyi ujyane rya turo Mose yategetse. Yari mujyane imva ukuntu Yesu yavuze jya kwiyereka iki umutambyi. Ni Yesu umukijije ariko amwohereje hehe ku mutambyi kugira ngo ajyane n'ituro Mose yagize gute yategetse. Rero umuntu uca ibiciro, umuntu umubwira ngo uzane ngusengere ndashaka ya naya, icyo kintu nta kuri. Kandi ikinababaje abenshi bayatswe nta bisubizo babonye. None se wagura ibisubizo ubitangaza hari umuntu ubigira? Ninde ugira se umugisha atanga? Hano bigura. None umva kuba yarabiguze ntabibone. Umuntu araje kuba ngo uburemere bw'ituro utanga nibwo budetermina uburemere bwo gutabarwa. Nabo barabiza bankurikiye rwose geze ko sinzarya indimi ndi muntu w'umugabo ubikora arimo arabeshya abantu. We sengera umuntu umuganirize, umva ikibazo afite, winginga Imana. Kuko uramutse ubicuruza twajya mu iduka rye ry'ibitangaza ntitwirwe tuvunika. Niba ari umwana umuntu akagura ibyo ntakari. Ibi ni ibintu abantu bazana gusa, ariko birashaka kujya mu kibazo kimeze gutya kivuga ngo misi y'imperuka ziheberushye. None ngo irivuga butumwa ari abashumba babonye guhaguruka bakareba ukuri kw'ikintu bakagihagararamo. Ariko by'ukuri ibyo biguzi guca amafaranga nutazana ngo uburemere bw'ituro, icyo ni ikinyoma. Abadukurikira ngo ni ikinyoma, uko nta kuri guhari. Gusa icyo nemera cyo nyumve neza, icyo nemera cyo wamamagara umuntu akagusengera akakuganiriza akumva ikibazo ufite, wowe ni wowe ufite uko ubigenza. Ushobora gutanga ituro ushima Imana cyo yakoze, ubundi akenshi bimuvuyemo. Ariko niba ugiye gutegeka icyo nzi cyo 100% ababitegetse nta byabaye. Hari n'ababitegeka ugihamagara umuntu kumubwira ibibazo ati Imana dufite ibibazo ibi nibi, akavuga ati ndagusengera bigenze gutya conditionnel. Akavuga ngo tanga amafaranga Imana bamwe ngo 222 cyangwa 400 n'aya ati ngusengere. Reka da utarayamuha n'ukuri ntasenge. Se urumva ubwo atari ubusambo bw'ubweskoro koko bwitwaje Imana pastor. Uretse ko nabaya n'uyamuha nawe. Njewe ubuni mveba uyaka n'uyatanga. Na makosa impano y'Imana ntigurishwa. Twaherewe ubuntu, tugomba gutangira iki ubuntu. Usengera niwe umenya agaciro k'ibyo yakorewe, akagira ikintu yakora ku bwende bwe. Ariko abashyiraho ibiciro avuga ngo banzugire gutya, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko nta kuri nigeze mbona. Hari abitwaza ngo ahiya ngo yahubira ngo zana itura kiri mu nzu, ariko bamwitaga bamenye no muhanuzi none biratandukanye. Nimureke tubwiza abantu ukuri, kandi nkubwiza ukuri Joe. Abantu iyo umuntu ashyize inda imbere mu murimo w'Imana, byanga byakunda akoreshejwe n'inda. Hari igihe unamuhanura urushingiye no kunda, kuko n'inda yagushoreye. Nimureke twe gukora amakosa, dusengera abantu, twegera abantu tubahumurize, abantu tubakire, tubagwaruza ubugwaneza, abantu batangiye banezerwe. Naho uri uyatanga wimurenganya, urwaye ntatajya kwivuza. Kandi bakumva ko Imana yavuze. Icyizere cyinshi batugirira niba koko cyangwa tubasha kubasengera bigasubizwa. Ariko nibwira ko nta bashubijwe batanze ibigozi. Ntabwo bishoboka bira bintu. Ntabwo impano y'Imana igurwa. Ni nako yavuze witwa Paulo avuga ngo pfana ifeza ya impano y'Imana nigira gute. Wese ko atayakiriye
ntabwo byibuka yego yanze kuyakira. Gehazi yaragiye afata amafaranga bimukurura akaga, arwara ibembere ati wajya gukora ushaka yiki. Ngashamye ndamutse hari ibintu dukora bisa na hari ukuri ariko siko kuri. Rero by'ukuri ni amakosa, nebereke tugaruza abantu b'Imana urukundo, tunahabwire yuko impano y'Imana ntigurishwa, twaherewe ubuntu. Akabazo nakuberiza abavandimwe babikora, bo baranguye ni ikibazo, baherewe ubuntu nabo batangiye iki ko biravuga ngo ntababo umusirikare ngo yitunga, nta no kuyemye ibintu uje kwitunga. Imana ifite uburyo ikora. Rero nabyita ngo nukunanirwa kwakira ubuzima babayeho mu isi iri nk'ubukungu bwihuta. Murakoze cyane. ngira ngo harimo inama nyinshi yaba kuba bikora ndetse n'ababikorerwa. Mu by'ukuri ntabwo impano y'Imana igurwa. Hari abantu benshi bagiye bababazwa n'ibintu byinshi, bakomeretswa n'abitwa abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Muri ibyo bintu by'amafaranga, bamwe baratuburiwe, abandi bemerewe kohererezwa ibitabo, abantu babarya amafaranga ntibabyohereza, abandi ni Pastor, tuba dufite ibintu byinshi, amarira abantu baba batubwiye y'ukuntu abantu bagiye babahemukira. Ni uburyo bwinshi kabisa. Hari abantu bagira ibitabo bya gikristo bandika biki n'ibiki byose, ugasanga barabwira abantu bo hanze ati mwohereza amafaranga tuboherereza ibitabo, bamara kuyakohereza ukayarya ukayamira, kandi ugakomeza kugutinyuka kuvuga kuri ubukozi w'Imana. Abandi bihaye amatitiri, ibintu nibirebire ntabwo nabivamo. Ariko ibyo byose mw'iki kiganiro ndavuze ngo mumenye ko impano y'Imana itagurishwa. N'abababeshe bitwaje amatitire y'ubwiye bafite bakaba bambura ibintu byanyu bitandukanye, barababeshe nyine abo ngabo. Imana muzabababarire, mubaharire Imana. Niyo nama naha abantu. Kandi ubwira ko Imana izabashumbusha nibahumure. Imana izabashumbusha. Nukuri Imana izabashumbusha kuko amarira abasaye ubusa. Imana izabakiriza abana barinze guca amafaranga. Imana izabakiriza ibyo barafite. Imana irashoboye rwose. Ahubwo icyo nabasaba nibababarira aba bantu, anabikure mu mutwe kugira ngo abashe kubika amasezerano y'Imana muri bo. Kandi ikindi twe guca urubanza ngo turangize, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayani. Hari abakozi b'Imana beza bagifite umwanya wo gukorera Imana kandi ubona badahindurwa n'ibihe. Rega ibi byose nivuga butumwa n'abantu bahindurwa n'ibihe, kandi ibihe turimo vraiment ntago byoroshye. Ibyo rero bababarira amafaranga, bababarire abayatse nawe Imana bababarire, hasigaye batangira ubuzima bushyashya. Yemere ngo umwenda ukingiriza hera waratabuze, nanjye mbasha kwigirayo. Ariko tukamenya ko yashyizeho n'abashumba, ishyiraho n'abungeri, ishyiraho n'abahanuzi. Ikindi kibica umuhanuzi si ushaka uwahanurira. Burya n'uhanurirwa si ushaka umuhanuzi. Burya umuhanuzi agengwa n'Imana yamushyize. Umuhanuzi ahuzwa n'uwahanurira, Imana niyo ihuza umuhanuzi n'uwahanurira. Uwo muyoboro rero ugiye kumwishakira aragupfunyikira nyine buri cyo ukuramo, kuko n'ubundi ntibugende. Icyiza rero cyabayemo n'iki ni ugukurwa n'ubukungu n'ubutunzi, ariko bushingiye kure y'ijambo ry'Imana. Ariko Imana babarire, yongere babarire, n'abayatanze ntibinube. Mu ijuru hari Imana, abo bazi ko bahaye Imana batahaye abo bantu bakoresha uburyo butari bwiza. Navuga ngo nibakomere Imana batabare kandi Imana bagiriye neza. Murakoze. Ngira ngo ni aha ngaha dusoreje n'iki kiganiro. Reka dushimire no mushumba yabanye natwe, aradufasha, atanga inama n'impanuro ndetse aranahugura mu buryo bwose, yewe aranacyaha, aratesheranya. Ariko mu by'ukuri mwebwe tuba tubwira mukwiye kutwumva, buri wese buri ruhande rukisubiraho. Ari abashumba badaha agaciro intama zikennye, ari abashumba baburira umwanya intama, ari abashumba bizamura babonye icyubahiro maze bishyira hejuru ku buryo basigaye abantu babita bibone cyangwa abanyagasuzuguro. Abo bose bakwiye kwisubiraho, kandi tukibuka ko tuba tuvuga gutya nta muntu tuba dutunze agatoki umwe, ahubwo tuba tuvuga muri rusange. Kimwe nuko tutakwirengagiza kuvuga ko abakozi b'Imana bagabura ibyayo mu kuri no mu mwuka, ibintu byose bikagenda neza. Mugani w'umushumba ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira bayari. Mushumba, reka tugushimire cyane. Ariko tugana ku musozo, hari washaka kukuvugisha, nubwo turi buze kuyandikaho, watanga nimero ya telefone, usibye yuko kuri tubagera naho ubwuzu ziba zihari. Reka turangira abantu hariho bazikura, noneho tuze kuzishyira ku kiganiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.